tutamwishyuriye yiga tutamwishyuriye twabuze amafaranga yo kumwishyurira ishuri. Hanyuma rero nibwo habayeho ikibazo icyumweru kimwe ari kukiga twaramwandikishije bari kuduhamagara ngo tumwohereze amafaranga mwene wabo ariko atari yo nyamukuru atari cyo kintu nyamukuru kimuzanye. Ikiri cyo nyamukuru kimuzanye ari ukugira gute ari ukuzanira umwana ko yishyura amafaranga menshi ku ishuri. Nibwo rero umwana we bamwirukanye ku ishuri. Bamaze kumwirukana ku ishuri umwana wundi abishya iki inkonda oya ntago ngiye mbaciriye sorry niba mvuze nabi munyihangane. Urumva bamukatira ibiki ntibimureba ariko dutegereje iyo minsi 30 ye kuko niwe warwishigishe kandi urwishigishe ararusoma nyine. Rero ubwo rwose nanjye Imana izanshoboze nzabe mari akaza no kugambirira ubwicanyi akaza niki kandi maze gufata amakuru y'uko uriya mwana atari Perezida wa Repubulika. Uriya rwose ntabwo muzongera kumubona ukundi. Ni imbabazi za nyakubahwa gusa dutegereje. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me je t'aime trop nalinga mingwana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongera ngo ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanda akazamura igisho nyarwanda bagasika mutondo za sana mugoro saa matara gacaga sambi. Ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere byinshi bitandukanye twagutegura umwaka. Dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe n'imutare wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinginga ngusaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi. Maze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo menye icyakunyuze ndetse n'ikitakunyuze, menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki. Ndetse nshimira n'abantu bari kugenda bamenyunganiza ku bigeragezo ndi kugenda mpura nabyo cyangwa se kubizazana ndimo kugenda mpura nabyo. Umunsi wa none ntago ndi ngenyine nkuko mubibona kuri screen zanyu, hari umuntu mumenyereye muzi cyane kurusha uko ngewe muzi. So uyu munsi rero namutumiye nifuje kuganira nawe ku ngingo ebyiri. Ni ibintu ngiye nabonye madamu we yanga kunsobanuriraho byinshi byimbitse kuri ibyo bintu. Ingingo ya mbere nshaka ko tuganiraho ni ukuntu umwana yagarutse mu rugo. Njewe nabaguye gitumo ntago nari nzi ko ahari, ibyo ngibyo ndashaka kuza kubimbwiraho. Ingingo ya kabiri, ese mama Jarike bimeze bite, amakuru ageze ese mwiteguye ute noneho kujya mu rubanza rwe noneho bari kumukatira cyangwa se bari kugira ute imyanzuro ya nyuma. Ndagira ngo mbwire kuri icyo kintu cy'umwana umare n'amatsiko ku bya mama Jarike. Ese Jarike ameze ate? Ikindi cya gatatu kiri bwiyongereho mu rugo byifashe bite, ese muhagaze mute, bega bimeze biti amakuru yawe ubundi mbere na mbere. Urakoze bitewe n'amasaha ngiye mfite hano reka nkubite mbangura ibyo bintu bitatu byose mbikemurire rimwe wa mugani cyangwa rimwe. Urumva mbere yuko nsubiza ibyo ndagira ngo mbanze wenda mpereze ikaze abantu badukurikiye cyane kuri channel yanyu cyangwa se yabo andi ikindi mbabwire ngo Imana yo mwijuru abakunda kandi Imana yo mwijuru bahereza umugisha cyane cyane abantu badahwema kubana natwe mu bigeragezo duhura nabyo, mu bibazo tugenda duhura nabyo, mu ngorane tugenda duhura nabyo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tugenda duhura nabyo. Urumva maze iminsi urabizi ko maze iminsi ndi mu tuntu two gushaka ko umuryango wanjye ubaho cyane ko twigize guhura. Urabizi neza twigize guhura nikoreye amakesi amakaziye njya kurangura. Urabizi ko ari bwo buzima nyine bwa buri munsi ngewe mbamo cyangwa se nkora. Urabizi cyane ndabizi cyane. So urumva rero nagize gutya mbona mere ku cy'umwana nagize gutya mbona umwana araje anyituyeho.
mbonye umwana anyituyeho ariko mu kunyituraho umwana yaje nyuma yishyingura ya cyane. Twagiye gushingura musaza wa madamu yitabye Imana. Nibwo rero mu bari bari kurera umwana banaje kugira bari bari kurera umwana banazanye umwana kugira ngo ashingure mwene wabo. Hanyuma umwana ahita aza no mu rugo gutyo, nuko nguko byagenze. So umwana rero araza, we aza mu rugo muri ubwo buryo, hanyuma ikindi ntago impamvu wenda nyamukuru ari umwana waje mu rugo muri ubwo buryo, aje wenda gushingura mwene wabo, oya, ahubwo ikibazo nyamukuru wenda cyamuzanye ari nacyo nyamukuru ikindi, umwana yari amaze icyumweru atiga, kuko mu Bugande ho barafunguye bari kwiga, bamaze ibyumweru 2 bafunguye. Noneho rero we yagiye kwiga, ariga, amaze kwiga yiga tutamwishyuriye, twabuze amafaranga yo kumwishyurira ishuri. Hanyuma rero nibwo habayeho ikibazo, icyumweru kimwe ari kukiga twaramwandikishije, bari kuduhamagara ngo tumwohereze amafaranga cyane ko yishyura amafaranga menshi ku ishuri. Nibwo rero umwana we bamwirukanye ku ishuri. Bamaze kumwirukana ku ishuri, umwana aragira gute, ajya mu rugo nyine, ajya mu rugo aho yarererwaga mu Bugande. Noneho bamuzana ari siyasa nyine yo kugira ngo bashyingure mwene wabo, ariko atari yo nyamukuru, atari cyo kintu nyamukuru kimuzanye. Ikiri cyo nyamukuru kimuzanye ari ukugira gute, ari ukuzanira umwana, ari uko bamwirukanye ku ishuri kugira ngo bamuzane tumushakire amafaranga asubira ku ishuri, kandi ntago ari ibintu biba byoroshye. Umva rero niko umwana yaje, abamureraga bavuga ko mama wa madamu mabukwe yaje avuga ko yamuzanye, avuga ko baje gushingura mwene wabo, bisa nkaho byahuriranye n'umugambi wabo bari bafite. Noneho bamuzanye bavuga ko baje gushingura mwene wabo, bo atari cyo huka, atari wo mugambi, ahubwo umugambi ari wo kumutuzanira, ngo tumwishyurire hano mu Rwanda, tumwigishe mu Rwanda, kuko mu Bugande byari bibananiye, kuko ugereranije ikigo yigagaho amafaranga bishyura mu manyarwanda ni 80,000 ku gihembwe mu manyarwanda, kandi no kubona yo kwishyura inzu nayo kurya bari danje ndakurahiye. So bamuzana gutyo, ni nayo mpamvu rero umwana ari aho mu rugo, nta yindi mpamvu nje nyamukuru. Niyo mpamvu umwana aranga mu rugo, we yaje mu rwego rwo kujya amutuzanire, kuko bari babuza yo kumutangirira ishuri. Ubwo rero twebwe twaba turi kurwana no kugira gute, no gushaka uko tumwishyurira hano mu gihugu, mu Rwanda, ibigo bihendutse hano mu Rwanda. So icya kabiri ni icya Mama Jarike. Mama Jarike rero ikintu nge ntamuvugaho ariko njyewe sibyo, hari ikintu sinzi nimba n'abantu badukurikiranye babashije kugisobanukirwa neza. Ese koko uwo mwana intandaro yo kumuzana nuko bari babuze amafaranga wenda yo kumwishyurira hariya mbere ko babikoraga, cyangwa nuko bari babonye wenda biri kubagora cyane, bakavuga ati nawe uri umuntu w'umugabo wabasha kubyikorera? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwana wundi abishya iki inkonda. Oya, ntago nge mbaciriye sorry niba mvuze nabi munyihanganire, ariko umwana wundi abishya inkonda cyane. Urumva uko bakurerera wowe mubyeyi, ntago ariko wowe warera cyane cyane. Niba wenda havutse ikibazo runaka, uko biri kose bo nta bundi buryo babona bwo kuba bagikemura muntu guhita baguhereza ibyawe. Nuko nguko bigomba kugenda. Rero ni nabwo buryo bamuduhaye, tumurere nk'ababyeyi biwe nyine. Ubwo akaba abaye abana bangaye 2, twari 3 mu rugo, tukaba tubaye 4. Ntabwo ari ibintu byoroshye, rugamba, ariko tugomba gushikama nyine tukarurwana, kuko nyine niyo nzira. None se wagira ute se?
kundi kuntu wabigenza. Urumva rero nanone kumurekerayo kuvuga ati bamugumane rese bamugumana gute se umuntu niba guhaye ibyawe ubundi bamubwira ngo mugumane gute kandi aguhaye ibyawe nyine abaguhaye ugomba kurwana nabyo kuko niyo uba wararwishigishiye kandi urwishigishiye ararusoma. Rero umva ntago bari babuze kumutangirira kimwe nuko nanone bishobora kuba bari banayabuze cyane ni byose birashoboka. Ariko nanone ikindi nkavuga ngo gusubiza icyo kibazo cyose ngo ko umwana wundi abeshya inkonda nuko nguko rero ibintu biba bimeze. Umwana wese yaje ameze ati par raporo yuko yagiye nyine iyo umaze igihe utabona umwana wawe uko biri kose haba hari ikiri buhinduke, haba hari icyahindutse. Numva nyine hari utwahindutse tubona ko nyine hari ikintu cyahindutse, ariko uko biri kose ubu ngubu ari kugenda amera neza, amera neza. Kandi ikindi uko umwana yakwitwara ari mu bandi ntabwo ariko yamera ari mu babyeyi. Ababyeyi rero bashobora kuba babona hari ukundi kuntu ubundi bakareba ubundi buntu bakunda ukuntu babigenza. Ubu ngubu ni wenda nshobora kumwogoshesha nkamwogoshesha ka ordinaire bakanamuconga mwana akaba smart, wenda abandi bashobora kumwogoshesha urwembe hakaba nk'kwitama. Byose birashoboka. Umwana wundi rero abisha inkonda nuko nguko biba bimeze. Ikindi rero nsigaje ibintu bibiri ngo ngane ku musozo. Ikindi ni cyamamajarike we dutegereje minsi 30 bamuhaye kugira ngo ayirangije aje aburane mu mizi bamukatira burundu bamukatira imyaka ingahe, bamukatira iki ni ibimureba, bamukatira iki ibyo ni ibimureba cyane. Ntabwo byoroshye, nakari kabaye hano gatoya. Urumva bamukatira ibiki ni ibimureba, ariko dutegereje iyo minsi 30 ye kuko niwe warwishigishe kandi urwishigishe ararusoma nyine. Rero ubwo rwose nanjye Imana izanshoboze nzabe mari araho noneho zabukera zazinduka mu bambere yiyambariye iroza rye n'agapara ku mutwe. Mama burangije mama yanteye n'ubwoba, mama ateye ubwoba byatanye. Ntabwo byoroshye niba umuntu ashobora kwihangara akaza kurwana mu rugo teza umutekano muke, akaza no kugambirira ubwicanyi, akaza n'iki kandi maze gufata amakuru y'uko uriya mwana atari uwe. Ntabwo ari uwe, reka da sure agaruwe ngewe ejo bundi aha nibwo mama wiwe wanyawe yamamagaye ati maze iminsi bari mama wiwe hari no aba no mu Bugande, hari b'abanyarwanda baba baragiye mu Bugande kujya guhiga y'ubuzima. We yahise ajya rero mu Bugande ajya guhiga y'ubuzima. Nibyo koko yatandukanye na papa we. Papa we yiri nagasinzikirirwa aho ngaho. Namenye amakuru bya ariko bafite icyo bapfana na mama Jarike. Uyu mugore uwo nguwo wapi sinzi uriya mugore ikintu ashaka kuri uriya mwana. Niyo mpamvu ngiye nkubwiye ngo hatabaye imbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo uriya bamukatira imyaka hafi ni burundu 25 no kuzamura. Hatabaye imbabazi za nyakubahwa icyo kintu gihagaze neza bro. Ndakubeshya njyewe reka iyo urera umwana kandi azwi muri leta waramwandikishije ugomba gukurikirana n'amakuru yose yanyaye. Narayakurikiranye, namenye mama we, twaravuganye n'uburi kodi ze zirahari kuri telefone. Ubutaha mu kindi kiganiro nzaza nzifite sure cyane rwose. Nyagasana abantu akibaba ikintu yambwiye ni iki ati mwarakoze mwagize neza mwaraturereye Imana ibahereza umugisha, ariko ikosa ntago ndishinja umwana sindishinja ndarishinja papa we kuko papa we naramumusigiye kandi naramumusigiye twabiganiriye. Ntago ngewe namumusigiye gutyo aragenda. Uwo muntu rero ngo ari gushaka amafaranga. Nuko nguko rero nuko nguko ibintu byagize gute, nuko nguko ibintu byagenze. Ubwo rero turategereje ngo turebe ukuntu ibintu bimeze. Yeje ngo turebe nyuma naza kuburana, yaje kuburana nibwo ibintu byose bizajya ku murongo, kuko iyo umuntu rega ari mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha abakurikira amakuru yose baba bagenda bayafata ku murongo. Ariko umurongo neza yose rero tumaze gufata amakuru n'abashinjacyaha bamaze gufata yandi, ubwo azaza abashinjacyaha bavuga ibyabo natwe tumushinja ibyacu. Uretse
si imbabazi za nyakubahwa kuko uriya nta n'icyo bapfana reka habe maze gufata amakuru y'uko nta na kimwe bapfana. Ikindi kugira ngo ubyemere reka njye ntabwo ndi umushinjacyaha nta nubwo ngiye nkora mu rukiko mu koti. Abakora mu koti nibo bamaze kumenya amakuru yayo byose babifite ku murongo. Rero uriya mugore hari ikintu yashakaga runaka uzabikurikirana mu rukiko. Hari ikintu yashakaga gukoresha uriya mwana kuko yamubonye ku itangazamakuru. Ahubwo inama nabagira nk'abantu mwe mushyira abana banyu ku matangazamakuru babireke birabareba kandi leta yarabibujije. Ibintu byose byo gushyira abana ku matangazamakuru leta yarabibuzanyije. Umwana bashobora kumukora ikintu bashaka, umwana bashobora kuza bamwiyitirira nka kuriya yiyitiriye. Arashinjwa rero ibyaha bigera muri 13 byose: kwica, kugambirira kwica, gutera urugo rw'abandi ku bushake ugamije umutekano muke, kwishyiraho umwana utari uwawe. Ibyaha by'akayabo byihorere bazabimusomera uzabibona. Umva rero hatabaye imbabazi za nyakubahwa perezida wa repubulika uriya rwose ntabwo muzongera kumubona ukundi. Ni imbabazi za nyakubahwa gusa dutegereje mana yanjye kuko yarahemutse cyane. Ni ibintu bigaragara. Icya nyuma dusoza Jari kameze neza, ameze fresh, ameze neza. Mama we twaravuganye, papa we ntabwo turavugana kuko ntagasinzikirwa kadoda inkweto. Kukirirwa kadoda inkweto naha muri za Kigali aho twamutoragura ya mwana aho madamu yamutoraguye. Ikindi navuganye na mama we nibishoboka azaza kudusura namusure. Nagize n'utwamuzanira kuko niko yambwiye, niko yatubwiye. Mama we wanyawe apanuriye. Urumva rero uriya we aracyakurikiranarwa n'ubuyobozi ku mbabazi za nyakubahwa. Nibwo muzongera kubona uriya witwa Mama Jarike Mama Jarike Pirate. Nibwo muzongera kumubona hano kandi muzamubona afite agapara ni rose. Reka ese manura sinjya gute kuko ari muri gereza ari mageregere. Uzamubona rwose aje ni rose, aje kuburana cyangwa satashye. Ibyo byose birashoboka kuko ntabwo ari twe dufunga, natwe dufungura, ntabwo tuzi ibye. Jarike ariga ameze neza kuko twagiriwe ubuntu. Haboneka umuntu uri mu Bufaransa, ngira ngo niba ari mu Bufaransa sinibuka, yemera kumwishyurira Jarike ariga ameze neza cyane. Nuko gahunda zimeze, ikindi ameze neza cyane. Natwe kandi tumeze neza, turashima Imana. Ngira ngo urabibona ko tumeze neza, dushima Imana. Interinete twanye tutava ku maso. Ariko hari ukuntu Imana iri kubigenza muri iyi minsi. Murandi smart. Nabaho nabi, nabaho neza, utazavuga uti wenda kereka aho unsanze wenda ndi mu kazi cyangwa se ndi mu rugo cyangwa ndi mu tundi tuntu. Aho wenda uzabona ko nandagaye. Igisebe se hasi bimeze bite? Igisebe hasi bikimeze nabi cyane kuko harapfutse. Kwa kundi nk'ubu urabibona ko nambaye n'agakabutura. Igisebe hano nyine kimeze nabi ukuntu urabibona nyine bimeze. Ntabwo byoroshye. Ariko nyine umuntu aba agomba kugendana nacyo mpaka. Reka ngushimire rero ku mwanya umpaye n'ubwitange. Ibyo ngibyo nibyo nagira ngo nkubaze, ibindi bizajya birushaho kugenda biza. Reka ngende sawa ewan. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Kandi Imana ikomeze ibarinde, munihangane kuri ibyo bintu. Imana irahari ku bwanyu. Bye.